Mu kigo cya Ubumwe Community Center cyita ku bantu bafite ubumuga haba gahunda zitandukanye zirimo no kwigisha imyuga. Uretse ubumenyi buhanitse abahaza bahakura, iyo abanyeshuri barangije muri iki kigo bahabwa n'imashini z'ubuntu mu rwego rwo kugira ngo batangire gukora kugira ngo bahangane ku isoko ry'umurimo baniteza imbere. Aba ni bamwe mu banyeshuri ndetse n'umwe mu bayobozi bo muri iki kigo twabashije kuvugana baduhamiriza ibyiza biri mu kwiga uyu mwuga by'umwihariko kuwigira mu kigo cya Ubumwe Community Center. Nitwa Uwere Ernestine, nkaba ntuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Nyarugunga, akagari ka Ntonko, umudugudu wa Gihanga. Njyewe mfite ubumuga bwo kutabona, nize ibyo bita trikotaje, ububoshyi bw'imyenda. Wamaze igihe kingana iki ubyiga, none ubu ngubu uhagaze hehe mu bumenyi? Waje umeze gute mu bumenyi? Naje nta n'ikintu na kimwe nzi, nta na kimwe nzi, ariko ubu ngubu nzi ibintu byose. Nzi kuboha amakanzu, nk'urugero niyo nambaye niyo niboheye. Nzi kuboha imipira, nzi kuboha amagofero, nzi kuboha amajipo, amapantaro, ibintu byose ndabizi. Kuri uyu munsi ndabona ngeze aha ngaha hari ibikoresho babahaye, uratubwira ibikoresho baguhaye, utubwire n'icyo bivuze kuri wese wari ubyiteze. Urabona none kizagufasha icyo gikoresho, urabitubwira? Iki gikoresho rero bampaye ni imashini nini igiye kumfasha kujya mboha nyine ibyo nize, ariko ntabwo nari nzi ko nayibona, ariko kuva nyibonye ubu ngiye kujya ku isoko ry'umurimo ntangire nkorera abakiriya, mbakorere neza, niteze imbere. Ubundi najyaga nsaba isabune, nkasaba amavuta, nkasaba kotegisi, ariko ibyo byose bigiye kurangira njye nkorera amafaranga nyine nanjye niteze imbere, nteze imbere n'umuryango wanjye. Ubumwe Community Center sinzi ikintu nabwo, gusa bwarakoze, bwamvanye mu cyobo ahantu kure, buranyigisha, bwarakoze cyane. Ngiye ikintu cyo ngiye gukora ni ukwiteza imbere, nanjye bagenzi banjye barimo baje kwiga nkazagira icyo mbamarira mu minsi iri imbere. Amazina yanjye ni Nsabimana Eric, ni mu karere ka Rubavu, umurenge wa Busasamana. Mfite ubumuga bw'ingingo, aha ngaha mbumaze igihe kingana n'umwaka. Nari ndimo gukurikirana amasomo y'imyuga, nize ibijyanye n'ubudozi bw'imyenda, ariko ubumenyi mfite uko naje ndi ntabwo ariko ntaje njye hari icyo ntahanye, hari n'icyo nungutse gikomeye cyane. Ni iki wungutse mu bumenyi? Icyo nungutse cya mbere ni uko byamvanye mu bwigunge, cyane cyane yuko abantu baba batuye mu cyaro baba barahejejwe inyuma, ariko ngewe nabo nagize amahirwe yo kumenyana n'iki kigo, bamba uburezi nisanga mu bandi. Ubu rero nanjye ndishimiye kubona ntangije n'umwaka ndi kwiga ibijyanye n'ubudozi bw'imyenda. Ndishimye cyane, biranshimishije, ntabwo nari mbyiteze ko bizabaho, ariko byantunguye. Ariko muri njye mbese ndishimye kuko ni ikintu kidasanzwe kuri njye kuba ntangije ngabona igikoresho kizamfasha, ngiye kukibyaza umusaruro, ntabwo nzicara muri make. Ni ukuri ndabashimira cyane, barakoze kudutekerereza, ni abayobozi beza, Imana ijye bakomeza kubaho umugisha. Ariko ndishimye cyane, mbese sinzi ukuntu nabivuga, nanezerewe cyane. Imana izabaho umugisha, bajye bakomeza bafashe n'abandi, kuko hari n'abandi wenda baba barasigaye inyuma cyane, ariko bajye bakomeza kutwitaho. Abantu bafite ubumuga by'umwihariko ndanezerewe, mbese ndanezerewe ku buryo utabasha kubyumva. Nitwa Dukunda Ariete, ni mu mudugudu wa Kabuba, umurenge wa Rugendabari, akagari ka Kanyana, intara y'Amajyepfo. Yanyohereje avuga ko nje kwiga imashini y'imipira, ariko mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko nzabishobora, ntabwo nari nzi ko nzabyiga. None urabona ari iki wungutse ku Ubumwe Community Center? Birahari ibyo nungutse ni byinshi. Ubu nzi kuboha imipira, nzi kuboha furari, ingofero, amasogisi, byose ubundi mbese nta kintu natazi. Hari igikoresho baguhaye, uratubwira icyo ari cyo, tubwire n'icyo ubona mu buzima bwawe, mu mikorere yawe ya buri munsi kigiye kuzagufasha. Imashini bampaye ni iboha imipira, icyo mbona ni ukugira ngo niteze imbere nk'abandi, ngere kuri byinshi,
n'abandi bafite ubumuga nkanjye mbashe kubagezaho ibyo nanjye nagezeho. Murakoze cyane. Nibyo koko ni njye umuyobozi cyangwa se umukozi ushinzwe ufite mu nshingano abafite ubumuga no gukurikirana ibikorwa byabo. Nibyo iki gitekerezo cyaturutse cyane ku buyobozi bukuru reperezanta rega. Icyari kigamijwe nta kindi ni ukugira ngo bafashe abanyeshuri baba barangije kwiga hano imyuga mu kigo cyacu muri community center, babashe gushyira mu bikorwa ubumenyi baba bahawe ndetse no guhangana ku isoko ry'umurimo. Kandi biri no muri gahunda ya leta ijyanye no gufasha abanyeshuri barigishije kubashyira mu makoperative. Mu buryo busanzwe rero umuntu kujya muri koperative haba hari ibyo abasabwa. Niyo mpamvu ikigo cyarushijeho gutekereza byimbitse ibishobora kubafasha hanze mu kwihangira imirimo no kuba bajya mu makoperative. Umusanzu babona ubuhe bazanye muri koperative, ibyo bazanye ubumenyi ariko bazanye n'ibikoresho, ariko kandi akaba ari n'umuntu kuba bafite ubumuga muri koperative bakaba bamubona nk'umuntu ushoboye aho kumubona nk'umuntu udashoboye. Niyo mpamvu twebwe nk'umwe community center, ikigo gifasha kandi kigita ku bafite ubumuga, tuba tugomba gukuraho izo nzitizi, izo bariyeri zigiye zitandukanye abanyeshuri bacu bafite ubumuga baba barangije mu kigo cyacu ndetse n'abadafite ubumuga. Izo nzitizi bashobora guhura nazo mu kwihangira imirimo tubanza twazikuraho, noneho bakajya gushyira mu ngiro ibyo bize batekanye bameze neza, ndetse n'igihugu kikabona ko Ubumwe Community Center hari ikintu kinini buba bwagerageje gukora. Nubwo hari ibibazo byinshi buri wese ashobora kugira ku giti cye, ariko Ubumwe Community Center tureba muri rusange ikibazo kiba gishobora gukoma mu nkokora ubumenyi bwabo, tukabanza twakoraho izo nzitizi. Muri rusange ndumva ari ibintu tuba tugomba kwishimira, tunashimira na leta, inzego za leta uburyo dukorana umunsi ku munsi, tukanashimira n'uburyo ubuyobozi bukuru buba bwagerageje gukora kugira ngo tugere kuri ibi ngibi, tubonemo amamashini, tubone ibikoresho bitandukanye bituma dufasha abafite ubumuga. Murakoze cyane. Birumvikana ntabwo ari ubwa mbere iki gikorwa gikozwe. Iyo mukurikiranye musanga bibakura he bikabageza ku rwego, abo mwabikoreye mbere mubona hari umusaruro bitanga? Benshi twahaye imashini, ntabwo ari ubwa mbere, ni gahunda isanzwe buri mwaka tugenda tubakurikirana. Abenshi biteje imbere, hari abo usanga baraguze amatungo abafasha iwabo, hari n'abatangiye kujya biyubakira. Abenshi iyo barangije ahangaha hari abagenda bagapatana n'amashuri, ibigo by'amashuri bakabakorera imipira yambika ikigo, birumvikana abana ku ishuri, abanyeshuri ku ishuri. Urumva rero iyo umuntu yiteje imbere akaba afite amafaranga kuri konti, akaba ashobora gutegura umushinga wo kwiyubakira, akaba ashobora gutegura umushinga wo kugura inka, agategura umushinga wo kugura amatungo, agategura umushinga wo kwishyurira barumuna be, agategura umushinga wo gufasha umuryango muri rusange. Ibyo byose ni ibikorwa ikigo kiba cyaratekerejeho, ariko bigaturuka ku kantu gatoya ko kubahereza imashini, gukuraho za nzitizi umunyeshuri uba urangije kwiga aba ashobora kugira muri rusange. Murakoze cyane. Noneho reka turebe ku kijyanye no kuba hari abantu bari hariya mu muryango mugari wo hanze bashobora kumva ko umuntu ufite ubumuga nubwo aje afite ibyo bikoresho ariko ashobora kuba adashoboye. Ni ikihe cyizere waha umuturage basanze hariya muri community? Ubumenyi ikigo Community Center gihereza abanyeshuri bacu bafite ubumuga ndetse n'abadafite ubumuga, ubwabyo buhita bugaragaza ko umunyeshuri ashoboye. Iyo akigera mu makoperative, abenshi kubera imyumvire hari igihe batabyumva, ariko iyo akigeramo tuba twakuyeho inzitizi umunyeshuri ashobora kugira. Twamuhaye imashini, twamuhaye ubumenyi, yageze muri koperative ubumenyi burivugira tuba twatanze. Abanyeshuri benshi, ntabwo ari benshi, hafi ya bose twigishije bameze neza, babayeho neza mu buzima bwa buri munsi.
ushaka yagenda akurikira ibiganiro byacu kuri TV yacu akagenda abona ubuhamya butandukanye. Murakoze cyane. Uretse abangaba nanone twafashe urugendo tujya gusura bamwe mu barangije kera, tugera aho bakorera banatubwira uko bakora n'ibyo bamaze kwigezaho. Nitwa Akimana Mpaye Donati, hano mu Nsanze akaba ari muri atelier nkoreramo y'ubudozi, iherereye hano mu Mbuga Ngari. tugusanze aha ngaha urimo kudoda, bigaragara ko n'ubundi akazi kari kugenda neza. Tubwire, umwe mu bantu bize kudoda mu kigo cya Ubumwe Community Center, ubona ubumenyi wahakuye hari icyo bwagufashije ukimara kurangiza, bimeze bite? Ubumenyi nakuye mu Ubumwe Community Center bwaramfashije cyane, kubera ko ubu tuvugana nabonye ubwo bumenyi ntabasha kuba nakwigurira buri kimwe nkeneye, ariko ubu ngubu ahubwo ubumenyi namaze kububonera, ubudozi nkora bumpereza kuba najya kugura icyo nkeneye ntiriwe njijinganya ngo ndajya gusaba cyangwa kuguza. Iyo urebye ubona nk'abantu bafite ubumuga mu gihe batari bagira ikintu bahaguruka ngo bajye kwiga, no kuba hari icyo mwahagurutse mukajya kwiga, ubona biri ku ruhe rwego? Niba hari abatari babyumva n'icyo wababwira? Mu by'ukuri abantu batari babasha kuba bakumva ko umwuga ari ikintu gishobora kuba cyafasha umuntu, cyane cyane kuri abo bafite ubumuga, nabashishikariza gutangira kuyiga cyangwa se kwegera ahandi hantu babona iyo myuga ikorerwa, kubera ko bazabonamo byinshi by'inyungu, kandi bazahita babona ko kuba umuntu yakwiga umwuga ari cyo kintu cy'ingenzi muri ubu buzima. Uretse ibingibi noneho byo kuba waragize icyo ubasha kuba kwikorera, ikindi kintu ushimira Ubumwe wakuyemo ukimara kuhagera ni ikihe? Ikintu mpashimira mbere na mbere, nabashije kuba nakwisanzura, ntangira kumenya ko ndi umwe mu bantu nanjye bari aha hanze bashobora kuba bagira icyo bakora kandi bakagira icyo bageraho. Mu gihe mbere numvaga ko iyo myuga ari y'abandi bantu bafite imbaraga, numvaga ko abantu badafite ubumuga aribo bashobora kuba bagira ibintu biga, ariko ngiye nkumva ko ntabyiga. Ariko kuba narageze mu Ubumwe Community Center byaramfashije cyane. Mu kigo cya Ubumwe Community Center kiri Rubavu, buri mwaka bakira abanyeshuri bashya bakabaha ubumenyi bubafasha kwibeshaho mu buzima. Mbashimiye uburyo twabanye, murakoze.